Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ndacyashima nsingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, sabira n'umwimana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Nkuko nabibasezeranyije turakomeza turebera hamwe zimwe muri ahadith Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yifashishije muri iki gitabo cye Ad-Da'u wad-Dawa, atugarurira atwereka akoresheje indi nzira uburyo ibyaha bifite ingaruka mu buzima bwacu bwahanga kuri isi n'ubuzima bwacu bw'ejo ku munsi meruka. Ahereye kuri hadithi iboneka mu gitabo cya Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, hadithi ya Jubair bin Nafir an abihi qala lamma futihat Qubrus, igihe abasahaba bari bamaze gufungura, bari bamaze gutsindira Qubrus. Qubrus ni umujyi uhana imbibi na Turikiya, uri hagati ya Turikiya n'Uburayi. Uwo mujyi cyangwa se icyo kirwa kibarwa mu birwa by'i Burayi. Abisilamu bamaze kukibohoza, ba nyirikirwa bamaze gutatana, batakaje ubuyobozi, abarira barira. Ahangaha uyu mugabo aratubwira ati ra'aytu Abu Darda jalisa wahdahu yabki. Twatsinze, dufite intsinzi hambaye, ariko nabonye Abu Darda yicaye arira n'amarira menshi. Faqultu ya Abu Darda, damwazani ewe Abu Darda, ma yubkika fi yawmin azza Allah fihi al-islam ahlu. Niki kikuriza ku munsi nk'uyu nguyu twagize intsinzi nk'abayisilamu n'ubuyisilamu? Niki kikuriza? Abu Darda aramubwira ati wayhaka ya Jubair, sigaho ewe Jubair, ese ukeka ko intsinzi nk'ingiyi tudashobora kuyitakaza mu gahe gato? Aramubwira ati ma ahwana al-khalq ala Allah idha adaa'u amrahu. Nta gituma abantu basuzugurika, nta gituma leta zitakaza ingufu, nta gituma umuntu atakaza icyubahiro yari afite, cyane cyane iyaciye ukubiri n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ahwana al-khalq, igituma ikiremwa muntu gisuzugurika kigatakaza ijambo muri society, kigatakaza ubushobozi cyari gifite, idha adaa'u aw idha taraku amra Allah, igihe giciye ukubiri n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bainama hiya umma, mu gihe twari umma, twari abantu qahiran, bashoboye, bagaragara ko bafite ingufu, lahumul mulk, nituca ukubiri n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tuzongera dusuzugurike. Kandi koko niko byagenze, kubera ko icyo kirwa nk'abayisilamu twaragitakaje. Twagitakaje kubera iki? Ubutegetsi twari dufite twabutakaje kubera iki? Kubera kwivuruguta mu byaha. Bayisilamu, nkuko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah abivuga, ariwe mwarimu wa Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala ari tayari gushigikira ingoma itari ya Kiislamu igihe itabogama, igihe imenya ukuri ko baturage bayo, kurusha uko yashigikira ingoma ya Kiislamu iri valimu. Ingoma ya Kiislamu iri mu mahugu, inivuruguta mu byaha. Bisi bavandimwe, umwemeramana iyo ari kure y'ibyaha agashyiraho n'impamvu y'icyo ashaka kugeraho, niba ashaka kuba umuhanga mu ishuri akiga yirinda ibyaha,
niba ashaka kuba umuyobozi agashyiraho impamvu zituma uwo umuyobozi yirinda ibyaha, niba ashaka kuba umukire agashyiraho impamvu zituma n'uburyo butuma akira yirinda ibyaha, byanze bikunze agera ku ntego. Sirru najah, ibanga ryo gutsinda ahangaha kuri iyi si, ugatsinda bifite umugisha, ni ukwirinda ibyaha no gushyiraho impamvu z'icyo ushaka kugeraho. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wa'iddu mastata'tum min quwwa, nimwitegure mu ngufu zose zishoboka. Twigisha abana, tubaho ubushobozi bushoboka twe nk'abayisilamu. Niba tubona ko dusuzuguritse, tubarinda ibyaha, wallahi abana bacu bazadomina. Bayisilamu bavandimwe, nubona leta, nubona ingo, nubona abantu bivuruguta mu byaha amanywa nijoro, cyane cyane ibyaha bya zulm, ibyaha by'ubuhuguzi, aho umuturage atamenya ukuri kwe. Al-qawi ya'kulu ad-da'if, uvuga rikijyana ufite ingufu apfinagaza anabonerana wa munyantege nke. Byanze bikunze abo ba nyiri gushobora ntibakomeza gushobora. Niyo mpamvu rero natwe ku bukene twakuriye mu mafamiye agiye atandukanye, mu gusuzugurika tugaragarwaho muri sosiyete zitandukanye, twirinde ubusambanyi. A'azzana Allah subhanahu wa ta'ala sayu'azzina Allah subhanahu wa ta'ala azatuzamura agaciro. Twirinde amahugu. Iyo bibabaje kuba uri umwana w'umukene ugahabwa imodoka y'abandi ngo ujye kwitwara nk'umushomeri, maskini uwo munsi ukarya igihumbi wibye, bikaye impamvu yuko noneho ubukene uzabupfiramo. Iyo bibabaje umwana w'umukene kujya mu kazi k'abandi, mu iduka ry'abandi, uwo munsi mama akaba yamuteguye amubwira ati mwana wanjye urebe kure, ntutahe gutyo gusa. Biba bibabaje iyo umubyeyi umusezeye umubwiye uti ngo mfite buruse ngiye kwiga muri Saudiya cyangwa se ngiye kwiga ngiye Burayi, akakubwira ati mwana wanjye uzagira ubwenge, abo bazungu tuzabacakaze, abo bazungu uzagira icyo utahana. Buri munsi akajya akubwira ati mwana wanjye uri ikigoryi, kuki udakira nk'abandi? Kandi maskini abandi baragiye bariba, cyangwa se abandi baragiye bivuruguta muri zulma, barangije barakira. Umubyeyi yakeka ko gukira kwabo ari umugisha. Bagaragu b'Imana, Bayisilamu bavandimwe, turebe kure, nitwirinde ibyaha iby'abandi bageraho bakoresheje miliyoni 10, twe tuzabigeraho dukoresheje miliyoni 5 cyangwa se miliyoni 3. Izo miliyoni 5 Allah subhanahu wa ta'ala azazishyiramo umugisha, zibyare bya bindi abandi bageraho bafite miliyoni 10. Bagaragu b'Imana, nitwirinde ibyaha, Allah subhanahu wa ta'ala azaduha ubuzima buzira umuze, tugira ingufu mu gihe abandi ari abanyantege nke. Tuzakora amasaha menshi kubera ko ntabwo dufite amasaha yo gucatinga n'abakobwa n'abagore batari abacu. Tuzagira byinshi dukora hanga kuri iyi si. Tuzakora amasaha menshi kubera ko ntabwo twaraye mu kabari. Ariko Bayisilamu nitwemera gutwarwa nk'uko batwawe, ingufu bafite ntituteze kuzazigezaho. Abu Darda kubera ubwenge bwinshi, kureba bitewe no kureba kure kwe,
abonye abayisilamu babonye intsinzi, wowe yicaye arira avuga ati nibyo tubonye intsinzi, ariko mfite ubwoba ko ejo tuzayitakaza nituramuka twivuruguse mu byaha. Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi atuzanira indi hadithi nayo igira iti sami'tu Aba Bakhtari yaqul akhbirni man sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mbwira ibyo warumvishe ku mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igira iti lan yahlika an-nasu hatta yuhdhiru min anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ntajyarimbura abantu. Allah subhanahu wa ta'ala ntazatworeka keretse igihe tuzivuruguta mu byaha. Kandi koko hari imiryango myinshi ureba ukabona imaze korama, aho umuryango wose usanga waramunzwe n'ibinyendaro, aho umuryango wose usanga waramunzwe na riba, aho umuryango wose usanga waramunzwe na shiriki. Maskini washaka ukuguriza amadolari 1,000 ukamubura mu muryango wose. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Murakeka ko ari iki? Bayisilamu ntabwo ari ibyaha. Ndabyibuka iwacu mu myaka ishize, mu myaka 10 n'ingahe, warebaga iburyo bwawe ukabona haje afite amamodoka 5, wareba ibumoso bwawe ukabona haje afite amamodoka 2, wareba fulani ukabona afite iduka ry'imyenda, undi afite iduka ry'ibyo kurya. Ariko ubu ngubu aynahum bari hehe Bayisilamu? Nta kindi kibakenesheje uretse ibyaha. Bitangira abasaza bacu, umwe agira ati ngo ngiye kurongora umugore wa kabiri, kurongora ni halali, kurongora ni sunna ya mutume, agatangira abyita ngo agiye kurongora, ariko akabitangiza mu byaha, amutahira yicarana nawe muri ibyo byaha, akajya gukorana nawe indowa, yaramaze kwivuruguta mu byaha, yaramaze gutakaza umugisha wa Allah subhanahu wa ta'ala, bikarangira asuzuguritse nyuma yo kurongora. Tubu ila Allah tawbatan nasuha, nitwicuze ko Allah subhanahu wa ta'ala kwicuza kudasubira. Bayisilamu biteye agahinda, birababaje. Twe dufite imiryango ikomeye, ariko iri hehe? Yaba hesa ahubwo n'ibyo byaha byose. Abantu bahamagarirana hagati yabo kurya imitungo ya credit, abantu bahamagarira hagati yabo ubusambanyi, abantu bashishikarizanya kujya mu bupfumu, babyita ngo ni inyatsi. Hari inyatsi iruta kubura umusambanyi, hari inyatsi iruta kuba warariye riba, hari inyatsi iruta kuba utaricuza. wama kana mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Wallahi tugize amahirwe tukagira 2 3 muri famiye zacu bakora istighfar, bicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera ibyo byaha, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yatworeka. Niyo mpamvu ushishikariza ababyeyi ko buri muryango wakwitoramo umwana 2 biga idini, bagasobanukirwa Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bwo kumusobanukirwa, biga idini ariko bakaryiga barikunze, atari bya bindi kuryiga nkaho twabatumye amafaranga cyangwa se twabatumye ibindi. Bakaryiga kugira ngo babone umuhezo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, barangiza nibura bo bashobora guhinduka amaraso mashya muri uwo muryango, bakaye impamvu yuko tubona nusura y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ibintu bikomeza gutya, umwana yiganda kuramutsa Mariya, yarangiza akabaho gutyo adasari. Wallahi tuzarangira, wabillahi tuzashira dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kwicuza kugira ngo twongere turebe ko twagarurira ingufu z'umubiri, twongere turebe ko twagarurira ingufu z'umutungo, twongere turebe ko twagarurira ingufu z'ubwenge. Nta kindi cyabimaze uretse ibyaha. Saba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko
yabishimira nanjye akanyishimira. Tuzakomeza turebera hamwe izi nyigisho Ibn Qayyim yatugezagaho atwereka ingaruka z'ibyaha.